ngoma ndagura byose wiriwe muze ndagura byose kabisa ndabura ufite indani dore reba neza ndayifite imeze neza menye ufite n'urudaka nayo ndayigura kuko niyemeje kugura ibintu byose reba neza kabisa ndumva ndiba uri kugura izimeze zose byose ndagura dore numva nyizera ko numva nkize ndazifite urazifite nizite kuzigende nkwere uri kuzigura se njye kugura ntabwo mbwiye kugura okay izi wazigura kabisa durebe yakwira umwana wawe ibi bintu byashaje uvuze kuri kugura nanjye mfite ibyo ariko iza ni cyacya kuri izi nishyashya kuri izo urayamaho ubu muragenda mukahita muzigira cyashya kabisa byose tugakora kabisa ariko urayamata ndaburiza ko ndagwa tugende nawe tugere ni muri bice byane nyuma nawe nayo tukagerayo kabisa nari narabibitse naranze none bibonye umumaro kabisa wowe gende mite nzigo buriya nta kintu kitagira agaciro niyo nda yawe nayigura dore ifite agaciro wayikuraho gende nayo nta kintu kitakigira agaciro dore iyo nda yawe kabisa nta kintu kitakigira agaciro uzi ko n'ubucupa n'ibikarito basigaye babigura nabyo ngiye kujya mbirunda bisa wowe mite nzigo bawicayeho ndaje nzigura kabisa umugabura azime nzigure kabisa uzi n'umuntu waba umutu wasa muri izi nkweto koko dore singirankara bihutamo gutora ibikarito mba nabijyana ubucupa se kugira ngo uri inkweto zashaje n'iyo giti kabisa hari ikirimo hano ugasanga hari umuntu ufite ibiryo akakugurira sinamubona ajya uriye patoro uri he naje kabisa umva ziba zihari kabisa wowe ndebera amafaranga iyi iracyari yose kabisa ntiyibona ubu iyi ni nkangahe patoro iyo ni nka 5 byonyine ningahe iracyari nshyashya kuba ari nshyashya ndayibona ko yashaje urumva mbona ari turuwasa se turuwasa gaturuwasa gusa inkweto nshyashya nk'iyi ngiyi wayigura 500 ubwiza ashaje ariko ndaziguha turuwasa umva ko iyi nkweto irashaje dore iyi ni tujye tubwizanye usuye warenza senkani urimo satani nawe ntaho gusa ukurimo dore senkani ndayaguha dore senkani tutagiye kuruhanya tutagiye kurushya umva se inkweto urabizi ko igezweho inahetse ndabizi ngereza 5,000 bingahe 5 none se kuzima cyara mu nzu zikugaburire siranashaje ntacyo basa turuwasa wagize warakaye nagize ibyita nibwemera ubwenge gahunda kabisa reka nzazigurisha n'abantu gusa we kwisuka turabonara ibyitanga nta kigenge none se koko narinzi ko wemeye ayo turuwasa ngo tubarane dore nawe nari mfite wa mugabo ubu yasenkane bari kuyifigira feri gusa urumva nakuramo natwe ndagenda nakazikoresha imashini nakoresha ubwo se wagira mbona kuzi gutya natanye niba urayigura turuwasa ukagenda bakaguha 5,000 urumva urabuho ndabamumbye nyine umva ko ndabamumbye naragenda amaguru gutya arakubagurika inkweto nagendeshejeho ushaka wayishyura dore nawe warabitse ibinyezi ntabwo uba uri mu kazi se ahubwo wari wikesheje imyanda gusa hano ntihaburamo akanusu k'ubugari numvishe ko zigurwa ndazibika azibike se kugeza ku manini nubona abakiriya b'ubucupa n'ibikarito nabo uzandangira kuko nabyo ndabishaka uragira shaka inkweto ibyo n'ibindi by'ubucupa n'ibiki dore inkweto gira turuwasa tubarane wowe ubituvana zose turuwasa ndayabona ntagivuga ati dore njyanye imari njyanye zose mamo sekisa y'iki sinayaguha turuwasa ngera mu rose y'inkani yasa mva wakagabo niba ari imyanda yanjye ndayigumana genda ushaka kandi utoragurira n'ubugufi bwawe ndabona ari nabyo bikabesheje sinaba ngiye kubeshya nibyo bimbeshejeho dore inkweto za turuwasa zose nizo zimbeshejeho gusa nase nakushaka ko nakyongera ikintu dore ko ndi mugufiya dore ndabona
ucuruza ubufu se we ntabwo ashaka kunkoyeze. baravuze ngo tugabo tugufi turahenda ndabihakana. Navuze uko naba mugufi kuzi kabisa dore ko ndi igice nka karoto. Ntacyo ngenda imyanda yanjye ntayigumana. Uyizanga urayigumana ni nasiguze 20,000. ubunya bise munyaguhombeza nakagwa tuwasa nabana. Rero wagicewe twumvikana. Uraza kongera kuvuga ibintu bya turuwasa hano ndaguhanyo. Wowe ndese Nyoko. sikugura inkweto bagana gusa nabanyigeze guze. Wasihoreye se. Niba ari imyanda yanjye ndayigumana ntabwo ari wowe ugura inkweto zishaje wenyine. Uburyo naziburira abandi. Nawe wamaze kubyemera ko ari imyanda se. Nawe wahise ubigaruka mu mutwe nzimugera. Garagara se nazitora. Watora kuko aho warumviye se mu nzu nabo iyi myanda kugejeje ibinyenzi byabaye byinshi ndashaka kubigukiza ukanga. Wibinise. Umuntu wawe fata ibintu birimo amafaranga ngo wowe mbiguhereze ngo ni imyanda. uko ikibinyenzi by'ibinyenzi inkweto zo twabona n'ibinyenzi nka biriya Sifite umuto byica se. inkweto rwanyira ubwivanze n'izawe kajya kwigurishiriza ugumana imyanda Yawe yawe. ntiyanayobeka. Yawe irashaje cyane. Ayo wa mugabo wose inkweto isaje ubu ni ugukomera kw'inkweto reba bimeze nk'uko yarashaje bihita bigaragara ko imaze igihe ikomeye yakoze cyane. Ubona se umuntu agahita yigurira icyo nta kindi kintu yayigura aba yayibonye kabisa ko ikomeye n'umweto ari iya kera. Gusa wagura izo nkweto zishishuka zigize ino nkweto ko yasaza kose ubonye ishishuka se wa mugabo rega jya ngura ibintu nari naradoze ndakora reka inkweto yigura wabonye foromire yayo ubona ko ifite amatwi inyuma nk'ay'ihene. Ntacyo ngenda nzazikaba. Abandi bayo wanyera imari nakajya kwigurishiriza. Kirasengisa nyine uzijyana. Isengisa ndaguha desa. Wamuguziho ukagura amari cyowe kura hano. Iwe ntabwo banyikize gusa kabisa kirana na jana inkweto za Gumana imari yawe. Umva rero ntabwo waba unteshereje umwanya wanjye gusa. Umva rero wamuguzi uwe twumvikana. Ntabwo waba unteshereje umwanya wanjye ubusa unagenderaho.